Kenshi na kenshi mu buzima bwa buri munsi imirimo dukora tuba dufite intego runaka zo kuzagera ku bintu bitandukanye, birimo ibikoresho bitandukanye, kugira inzu, kugira n'ibindi bitandukanye birimo nk'imitungo nyine. Gusa rimwe na rimwe ushobora kugira nyine izo ntego, hanyuma bikarangira nyine izo ntego unazigezeho, inzozi zawe zikabimamo. Gusa mu kwishimira ibyo byiza wagezeho bikarangira bibaye ibibazo cyangwa se bigahinduka ibindi, ibyari ibyishimo bigahinduka amarira. Ibi nibyo byabaye ku mudamu ndetse n'umugabo wiwe, ubwo bari bamaze imyaka myinshi basengera kuzatunga moto yabo biguriye, hanyuma imyaka iba myinshi ihimwa n'umwe. Umunsi umwe nyine moto yabo baza kuyigura, aribwo ku munsi w'ejo washize ku itariki 16 Werurwe 2026 baje kuba nyine bagura iyo moto, hanyuma barayigira. Gusa mu gihe bari guserebura bishimira ibikorwa byaje kurangira iyi moto, uyu mugore imurwaje muzunga kubera guserebura yikubita hasi arwara isereri. Ibyari ibyishimo bihinduka amarira. Rimwe na rimwe bimaze kuba umuco ko mu buzima busanzwe kwishima ari byiza, gusa kwishima ukarenza urugero nabyo si byiza cyane, kubera yuko bishobora kukugiraho ingaruka zirimo nyine nko kuba wakora impanuka ndetse ukaba wanahasiga ubuzima. Bisa n'ibitangaza kuba waramaze ubuzima bwawe bwose ushaka ndetse unakusanya amafaranga mu buzima bwa buri munsi ndetse umunsi ku wundi kugira ngo uzagure imodoka. Kera kabaye imodoka ukayigura, gusa umunsi wa mbere uyigiyemo ikarangira iguhitanye ndetse nayo igashwanyagurika ikangirika mu buryo budasanzwe. Bikunze kuba ku bantu benshi ndetse batandukanye. Uyu mumama rero nk'uko mubona, umunsi wa mbere yari yicaye kuri moto yiwe ndetse n'umugabo wiwe bari baguze, bari kwishimira uyu munsi mwiza bari bageze mu buzima, kuko ari umunsi bamara igihe kinini baharanira, bikarangira bigaragaye nabi ndetse bakanaseba cyane, bikarangira rwose ibyari ibyishimo bihindutse amarira. Kenshi na kenshi mu buzima bwa muntu kwishimira ibyiza twagezeho ni ibintu byiza ndetse n'amarangamutima meza umukiremwa muntu kigira mu buzima bwa buri munsi. Gusa hari igihe birangira bihaye amarira, nko ku munsi w'ubukwe, imyaka myinshi uba warasengeye ubuzima bwawe bwose kugira ngo uzagire urugo rwiza ndetse uzagire umunsi w'ubukwe mwiza, gusa ku munsi w'ubukwe imodoka ikabatura, ikabamenagura, ikabashwanyaguza, mukitaba Imana ndetse nayo ikangirika mu buryo budasanzwe, ibyari ibyishimo bigahinduka ikiriyo. Amakuru nk'aya ngaya agezweho ndetse yizewe nta handi hantu wayasanga usibye kuri Taifa Rwanda. Niba uri mushyashya ukandi subscribe kugira ngo amakuru yacu dushyizeho ajya kugeraho mu ba mbere. Nitwa Eliza Taifa, ndagushimiye cyane, Imana ikomeze ibane nayo kandi ikwishimire mu buzima bwa buri munsi.